cyangwa umukobwa mushiki wawe bamurongoye. Bibonye none ariko se buriya nibyo. Ubwo ntabwo ushaka kwiteranya na Irene kuvuga umukobwa we. Ndi mu rukundo ndi mu nzozi, aho rujyana niho ngana, icyakwereka uko rungana. Ejo murapfa. Yambereye umuraza mwiza, umutima wanjye uhamutuza, namutwariye amabanga. Urumva ikintu cyandaruye? Nawe warakaniye. Oya numbwire ya mpano numbwire. Ukuntu musubije. Cyangwa umukobwa mushiki wawe bamurongoye. Bibonye none ariko se buriya nibyo. Ubwo ntabwo ushaka kwiteranya na Irene kuvuga umukobwa we. Irene se yabipostinze ashimira Imana ko bibaye. Oya. Abantu baragukanze muvuga cyane. Inka kwakundi buri kumwe n'umuntu ugira amagambo ari kuvuga umuturanyi wawe, rero kajya ntabyo nzite. Kariya gakobwa wakoresheje muri ya videwo ko mfite amakuru ko karyana cyane n'abahanzi, nawe warakaniye. Oya numbwire ya mpano numbwire. Ukuntu musubije. Nk'abanyarwanda ni amagambo menshi. Hari indirimbo nshaka kuzasohora ejo. Kubita amakarofure bakumva. Byatangiye ari we wishyiraho urubanza, mumaramo intege nyinshi, bitangira kugenda kwaje. Baby no wala, n'ubundi njye simarara, I love you baby njye nzikwagala. Simari, ndi mu rukundo ndi mu nzozi, aho rujyana niho ngana, icyakwereka uko rungana. Ejo murapfa. Reka nkwereke. Mbabwira ikintu cyongeye kuyisohora ari odi. Ngiye kuyisohora ari odi. Nushaka uyisora ari audio uyite hanze. Imyandikire yawe ntabwo bayitegura. Uri kunindira pe. Uri kunindira. Kandi uzi ukuntu iyo nasohoye indirimbo mba nishimye, iba yamvuye mu mutwe. Buri indirimbo nasohoye ndanazibagirwa. Ndavuga ngo cyagiye. Kigende kimbe mu mutwe. Tukikuraho. Agira abanyarwanda nyine. Umuraza mwiza. Akora kumva ahantu nsoreza. Wumvishije ahantu nsoreza. Yambereye umuraza mwiza, umutima wanjye uhamutuza, namutwariye amabanga. Urumva ikintu cyandaruye? Cyangwa sobanukirwa indirimbo. Gisobanura. Urumva ahantu nahereye ngo byatangiye ari njye nyir'ububasha, kwa kundi utangira nyine wigize akagabo, bandi ngo njyewe ntabwo nagukunda. Nawe akakubwira ati nga nkawe bikarangira yagukunda nawe wamukunda. Icyo kintu gake agasigara yicara, yakwicara akagukumbura kabiri, agahita avuga ati Yaman, ubu ngubu ko wabaye umusitari wa danje, uzabona umwanya wo kwicara uhimba indirimbo nk'izo nziza z'umwimerere. Ndi umuntu mwiza muri byose. Byiza bimporaho. Ibi bikuri njyewe aba ari ibyiza imbere y'amaso y'Imana.
kubera kunkunda kwayo ariko bijya kintu ya mpano nicyo ndimo ndatinya ko ushobora kubura ibintu wandika kubera ubundi ikintu kiba ku bahanzi kandi aribwo ndi kugira ndi kubinyoza none amaso yanjye ari kubona byinshi reka uri kubimyoza ndi kuba urimo urajya ngo ndi kuvuga ati n'umuntu ungana gutya bimubaho umva kabucura wayanditse uturutse kuki kabucura njyewe nigeze gukundana n'umukobwa ari bucura nanjye ndi bucura najya njya kumwereka mu rugo mama wanjye agenda kunyica kubyumva mama wadashobora kwereka najya kunyereka ni wowe akavuga ati umva turakwica niko bijya kintu icyo ndimo ndacyumva birangira nyine tubigize ibanga turashwana ariko tubigira ibanga icyo kintu ndimo ndacyumva icyo umutima ushaka uragigira ukagisanga nacyo kikaza icyo umutima ushaka uragigira ukagisanga nacyo kikaza icyo gihe uba wuzuwe sha uzi kubona umuntu uza mu buzima bwawe ibyawe byose akabishima akanakwatsa icyo gihe uba ukunzwe sha ibyo umubwira byose nta ribi ibyo umubitsa byose atabivuga kuko yakugiriye icyizere ibyo umubwira byose nta ribi ibyo umubitsa byose ntabivuga yabigize ibyizerwa ankura mu bwibone yabigize ibanga kuko ntawe utwumva yangiriye ibanga afite ukunda byumva ikintu ndimo ndacyumva yabigize ibanga kuko ntawe utwumva afite ukundi kuntu abyumva bitandukanye na bya bindi mama uriwe wamubwiraga n'ibyo mama wanjye yambwira ese ko uhisha umunwa uzi ko wavuga n'ibigucura kwikumbura ni gute nyine umuntu ugira ubumuga bwo kutumva no kutavuga arakara icyo kintu uri kucyumva icyo kintu kirimo kiraza gahoro ariko gisobanura ntabwo ndi gusobanura ko wowe kinsubiza ni ukuvuga ko umuntu atumva atanavuga ni gute arakara acecetse bavuga nyine ahubwo atavuga atanumva k'umututsi ataranumva ahantu batukana ese bihuriye twibeshya yuko bitumva bikatwumva ahubwo bikabura ubushobozi bwo kuvuga yego niyumva kandi ari kukumva akabura ubushobozi bwo kuvuga akabura ubushobozi bwo kuvuga akahita arakara rero niyo mpamvu nzashinga ishuri rya haso ibyo ni ibibazo bizajya bibarizwa mu kizamini ishuri rya haso uzajya ubaza ibibazo nk'ibyo
mu kizamini mu kizamini ubwenge karemano. ariko babanze bumva icyo kintu noneho nicyo bita ngo tube nyine umuntu ntibajya bavuga se ngo tube ibiragi twipowere. Nicyo baba bashatse kukubwira ubumva uceceke. ubwo bukomendo umuntu asanga avuga ngo sinivanga muri politiki. Yego. ubwo ntabwo ushaka kwiteranya na Irene kuvuga umukobwa we. Irene se yabipostinze ashimira Imana ko bibaye. Oya kubera iyaza kuba ari byo Irene yari kuba arimo arashimira Imana sibyo. Iyaza kuba ari byo Irene yari kuba yapostiza ashimira Imana, tudashimira Imana ku mukobwa wacu. Umukobwa wacu yarongowe. Umukobwa wacu uragaza mutwe nagaza. Ya none se ba nyirabyo baba batabivuze ukabivuga. Ariko mama ubu The Ben niba arimo aratekereza iki cya gikobwa cya gikobwa reka simbizi aba nabo bari hano ngo ziduhe neza iki mbaho iki twe twiganira gutya mugahita mwikomereza mwe tuje kwicurangira. Indirimbe hajya turi kuwa kangahe? No musitse nko kuwa kabiri Kuwa gatatu. umva rero ubu ushobora kudukubitira akaririmbo wayi ariko se uracyahimba cyangwa wagezeyo? Ese iyo bavuze ngo umuntu yagezeyo baba bashatse kuvuga ngo ese hari iyindi hit ugikeneye ko hit uyifite yose? uri kubona narapfuye yagerewe wapfuye wa muntu. Wapfuye aba yagezeyo ngo wagezeyo ntahabara. oya twebwe twumva ko kugerayo ari ugufata hit nk'iyo ufite. Oya ubu se njyewe ubu ngubu hashimirwa abanyarwanda sha. Shimisha abanyarwanda twumva. Reka mbanze mvuge dumva ntabwo nari nzi ko umukobwa yamubabaza akarira. Icyo kintu uvuze ntabwo nari nzi ko ino ukuntu ukuze sinzi imyaka ufite ariko urengeje 25